bizacamo suri gato baragwa amazi abasaza baba bahamagaye abantu baye mwe mwambabarire Shadiba ukuntu ashaka muri kaza mwitabe inde Shadiba inde hello baby umva ihangane ndi mu kiganiro kuri MTV ibyo bintu urimo nago mbikunze Kennedy imeze gute kutari gufata phone sha ya gahunda ya Dubai wayishe kandi nane maze kwishyura indege naho njya basha Dibo ihangane ndaza kugwamagara ihangane umva oya ya message se nayibonye niba unkunda se simbizi yes undi munsi andi mahirwe ndurya mutuma nkabatumikira kubatengwa bitamu ntego uyu munsi MMTV1 terambere ryanyu ishema ryacu yobuke ntangira mwaramutse mwe mudukurikiye nanone kandi abadukurikiye bwije namwe nkabaha mwiriwe hanyuma nkambuka nkaramutsa abantu bari murenge muci murenge ndamutsa abantu bari mu minembwe muco hagati ahatandukanye hose hariho bene wacu bakiri muri kira gihugu turabaramukije nanone kandi abari Masisi namwe turabaramukije tumanuke nanone kandi ku ndondo zibuvira yambo abantu bari Bukavu mudukurikiye turabaramukije nanone kandi barya batwandikiye muri Kasai Oriental namwe turabaramukije ariko muzazamuke mugere muhira ko kwiyo murahatinze cyane nubwo muri mu mirimo imwe nimwe ituma mutura aho tuze mu bihugu by'ibituranyi abari Burundi mu Rwanda muri Uganda Kenya ndetse tuje irwota masimbe cyangwa se ibugibwa aho ni muri diaspora namwe turabaramukije mwese rero kaze kuri MMTV1 none kandi ijambo ni rya rindi mu ruhererekerane rwa muntu nzakintu kiva ku muntu kigana ku muntu gishobora kugera ku muntu kidaciye ku muntu bityo buri muntu akeneye umuntu abasore rero bayisekere nawe twabakeneye nk'abantu kugira ngo dusangize ibyo turi buze gusangira n'abantu bimeze bitabajama bimeze fresh bro uriya yitwa Kennedy nde abayita niyo nkuru Kennedy ariko abanzi cyane bajya banyita boss nubwo nta mafaranga nta mafaranga kandi naragiye mbona udiringa na batsansa abutabavuga bakiyahura hafi buretse yitwa boss Kennedy cyangwa se niyo nkuru nanone kandi singiriza microphone umusaza hari yitwa ndera musaba dukurikiye hanyuma nanone kandi wivuge maze twinjire rero mu gitaramo nyirizina murakoze amazina ni Senegare Senegare nde tuyishime Senegare wo muri Senegal cyangwa Senegare wo muri Kongo w'umukongo amazina ni Senegare tuyishime ariko muri mu mutuzo nimba ari ya 40 jours umuvuyemo simpamenye mwatuje cyane kandi tubamenyereye nk'abantu bari nibwo tugitangira ariko nibwo tugitangiye biraza kuba bigira niki cadusaba kugira ngo bibe byashuha turirimbe tubigenze dute konzi ko kuri MMTV1 turi intore zirusha izindi ntambwe mu biganiro dususurutsa abo turi kumwe n'abadukurikiye bityo rero tukabasha kugitwikira hamwe gahunda rero kuri baba hetazi no kubakatira igitunguru ku maso ngo ari abantu baba bari hano gusa baje kureba ati twaramumanuye ntiyamanuka di abanyeshyari ntago bafite kuvaho gahunda ni igitunguru reka nanone ntangire nshimira abantu mwese mwamaze kubona tumaze kugira ikibazo kuri channel mureke tubare 1 2 3 4 5 buri wese ukiyabona atarakora subscribe akore subscribe odukurikiye kora subscribe ako kabara wabona ko umutuku kari hariya ukande n'inzoga riri hirya kandi urakoze kubikora ubwo turabizi biri hano munsi y'ikiganiro iribara ngaho kora subscribe ubundi dukomeze kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu igihe ku gihe kandi mu bambere uyu rero ni umunsi udasanzwe kubera kuko ryajama nkunze kuvuga ngo undi munsi yandi mahirwe mu mahirwe y'undi munsi nakeneye abasore bo kuva mu itsinda rya Isekere nawe abasore muri Isekere nawe Senegal bimeze bitese amahoro ibintu n'uburyohe ni ukuvuga ngo ibyutse ukabona abakugira ishyari bigutera imbaraga kugira ngo ugire icugeraho turashima abatugira ishyari kubera ko nibo baduteramo imbaraga cyane hari ababa bafite ishyari namwe gusanga imbere y'igipangu huzuye amahwa ngo byuko yakandagire ariko tu nibyo bidushyiramo imbaraga naje muyakandagira murahuruka pole tu mumetembea milima na mabonde hanyuma rero Kennedy ngo bimeze bite
ndashima umuhungu wa Mariya ntaribe. Nta kibazo mufitanye nawe? Ikibazo nkigirana n'abantu naho umuhungu wa Mariya we. Ni gutya. Mufitanye umubano mwiza. Birenze. Ikigutera kubana na mwene Mariya neza ni kihe? Ni imirimo nkora buri munsi bro. Kuba nabyutse mpumeka umwuka w'abazima. Ibyo bimpa kumukunda cyane. Hanyuma wowe ukora iki kugira ngo nawe akukunde? Nkora ibyo ashaka. Ibyo ashaka ni ibihe? Guca bugufi, gusenga cyane, gukundana. Kandi yaradusigiye umukoro wo gukunda abantu kandi wowe ukaba ufitanye ibibazo n'abantu. Urabona we muzakira. Abantu bafitanye ibibazo nanjye. Nge nta bibazo mfitanye nabo. Uri wa wundi abantu batumuka batumikira kubatsengwa ndi bamutego y'umunsi. Nge nawe mu bundi. Intego yacu ni imwe. Ariko rero buri wese agenda mvugira ngo undi munsi andi mahirwe. Undi munsi andi mahirwe ni mu mutuma ikabatumikira. Itugeraho tudashobora kugera ku mutima. Hanyuma nanone Senegal undi munsi andi mahirwe. Undi munsi andi mahirwe ujya mutuma akabatumikira ngo kubatsenguha niba mu ntego y'umunsi. Niba muri fomu y'umunsi. Mubyukuri ndizihirwa nkishima iyo ndi kumwe namwe mwaje muberewe. Umuteguro wabo bahagaze neza uhereye ku birato hasi. Ewana ni ya makeci amwe atikoraho nubwo banyirayo bo bayakoraho. Nanone yazamutse neza ku dopantaro n'amapantaro rwose reka tubite nimba ari uducupa nimba ari iki birasa neza. Umuteguro w'umunsi uhagaze neza ntituja mu biciro kubera koko tuzi kuko bambaye amafaranga imyenda yo bayisize. Tugiye kuba twinjira rero mu kiganiro nyirizina. Uyu munsi rero twabakiriye nka bamwe baserukiye itsinda rya Isekere nawe. Gahunda yawe uyu munsi yari ipanze ite Senegal? Iwacu abanze mukopereho. Niwe umukopereho? Nta gahunda ufite? Gahunda y'umunsi nari mfite kuza gutwara ibintu bya ngo tubishyire ku mugaragaro. N'aba abantu bayigirira ishyari. Gemba mbahe n'ukuri. Ukata igitunguru. Ahubwo yabyare bikuze ngo ngate n'urusenda. Gemba rungire tu. Ariko se twabababariye. Mani. Nabo bagakora subscribe. Man, mwakoze sub. Ba bro. Turabakunda mukore sub. Dukomeze tuzamura naho ishyari mani na ahantu muri kujya. Twese turacyari ino. Twese tubikore mu rukundo tu. Uratuma mbabwira ngo nduzatera imbere mbikesha gukora cyane, kurota binini kwiha intego, gukora nzirikana abandi muri bwa buzima bwa nterura ngo uterure duterurane, tugere rero rimwe hamwe mu mwaka wo gukorera hamwe. Ubu rero ntabwo ushobora kurwanya umuntu utiteguye guhunga. Nababwiye ijambo rigira riti kurwanya utiteguye guhunga no kwigemurira umukoro udashoboye wowe uwuzana. Bivuga kuko kurwanya MM1 cyangwa se MMTV1 no kwigemurira umukoro utsarangira. Asama ukore ku telefone kandi turi kumwe. Akaba gaciyemo. Wabyakiriye gutumaze kumva kuko TV mukunda, TV mwisangaho, TV mwavanye kure ndetse muzagerana kure. Wabyakiriye gutumaze kumenya irankuru. Yes, urakoze bro. Je ngubwiza ukuri bira bintu byarambabaje. Kubera ko ngiye nta n'impamvu nkunda MMTV1 ko mu bantu badufashije kuzamuka. Navuga ko ariyo ya mbere yatubaye hafi. Twatangiye duciriritse ariko kubera MMTV araho tumaze kugera. Rero iyo mbonye umuntu yivuga nabi cyangwa akayikora ikintu kibi ngiye birambabaza. Bari abantu bayigiriye ishyari bakora biriya ngiye byarambabaje. Gusa ikintu nababwira cyo burya hari igihe ukorera umuntu ikosa cyangwa se ugasa nk'umuharabika kugira ngo izina rye rirangire. Ariko iyo umuntu akurusha ibitekerezo we ntago akora bya bindi ushaka. Iyo wamuciye intege ahubwo we nibwo abona imbaraga zo kuzamuka kugira ngo arwanye umwanzi. Rero ndababwira ko ntago yashira kubera abo. Nimba ararwanyije n'umuntu umwe cyangwa se babiri tuyikunda tuyijana bro nta kintu byakumarira. Ahubwo ibyiza iyunge natwe tuzamurana naho ibingibi by'amashyari mu bireke tu. Kabisa. Senegal wabyakiriye ute uragena ubuhe butumwa? Yewe ko nabibonye hari indirimbo ya Green P ni ndakeka n'indirimbo yatafugenga iri ivuga ngo irayitwa Maganya. Ni ukuvuga ngo hari agatero ka Green P karimo avuga ngo abona bisi bambara urugamba bari kumwanzi ntawabona. Kuvuga ngo abantu bo mwisi mbese bahora bari tayari kuhemuka. Ariko rero ibyo byose ukabyirengagiza nta mpamvu yo kwishyura wakugiriye nabi. Ni ukurenzaho ukamwereka ko nubwo ibyo yaragamije niyo mpamvu bura Kayini yagiye asirikira abinzererezi kubera kuko yagiriye ishyari mwene yagiriye mugenzi w'ishari ariko we ntiyamwereka ko ari ikibazo amufata nk'umuvandimwe. Nawe nta mpamvu yo bagusengera ufite ibyigwa bikomeye cyane. Akuyimiki
icyo nababwira wenda byarabapfanye ndakeka n'ikindi gihe batazongera kubigerageza kubera ko kongera ku wasting time barare bategura content kuruta imigambi mibi n'ibyo byose ahubwo bakabaye bafite indi mishinga ibinjiriza kuko biriya ndibaza kurwanya umuntu ntago bakunesha tu ahubwo bo nibashyiremo imbaraga mu bikorwa byabo niba ari n'inkunga bashaka nta kidafite ubazamure bro bareke ishyari tu nanone kandi mwe mudukurikiye mbabwira ijambo rigira riti hatabayeho kurwanirira bato nta bakuru b'ejo tuba dutegura bivuga kuko ubu buzima bukeneye ko buri wese agira uwazamura hatabayeho gutegura ntago muba muteganya TV zindi ziri imbere zizabasha gukorana namwe muri no field turakeneranye nta udakeneye uwundi muri komeze mugira riti #ni hatabayeho kurwanirira bato nta bakuru b'ejo hazaza tuba dutegura hanyuma rero twinjire mu kiganiro ndazi ubwira umukuru ngubwira wumva ntavunika ni wo mugani w'ikinyamurenge mwiza hanyuma rero natangizanya kubabaza utuntu nka tungahe murabizi kuko muri mbone ya rubanda mukurikirwa na benshi muri comedy nyamurenge hagiye hazamo amatiku abantu ko baragenda batandukana ndetse no muri filime abantu bagiye batandukana bimeze bite kuri mwebwe muracari temwe abantu batana ariko iyo mubona hari ibiganiro bya bamwe baza ku ma TV atandukanye bavuga itandukana ryabo mu bivuga hiki mwebwe nk'abasangiye nabo field urakoze nge icyo nabivugaho burya abantu bajya gushwana hari ikiba cyatumye bashwana ariko twebwe nka isekere nawe hari ikintu kimwe twavuze mbere yuko dutangira ibi bintu twabanze turavuga ati ubundi mbere na mbere dushyira hamwe tuba abavandimwe nibyo bizarushaho kudufasha kuko urebye twebwe turi abantu batanu hari abantu njya ngenda mbona ugasanga bari babiri barashwanya ari babiri ariko twebwe turenze wa mubare ugasanga ari twebwe ahubwo byakabaye ko twashwana kubera ko turi imitwe myinshi kandi imitwe myinshi burya iragoye guhuza ariko twebwe ikintu twashyize hagati yacu ni urukundo gukora cyane gukorera hamwe kugirana inama twifata nk'aho tuvukana mbese iyo tubonye abantu bashwana baratangizanyije ibintu biriya bintu ntabwo ari byo n'umuntu wese burya n'ababyeyi bacu iyo yakuretse kwajya mu bintu arigenda ari bimwe na bimwe atabagushigikiye ariko yabona urimo urakora neza nawe agatangira kugenda byiyumvamo agukunda agushyigikira rero iyo abonye mutangiye gushwana amatiku ejo n'ejo aravuga ati burya wa mwana yagiye mu bya bintu atari seriye ugasanga n'ababyeyi barabicogoye rero inama nagira abagenzi banjye dukora uyu murimo umwe bajya bashyira imbaraga hamwe nibyo bizima tu kuri Senegal uhereye igihe mwatangije uno mwuga wa sinema aho mususurutsa benshi by the way turabashimira cyane mu gihe turi kuganira wowe rero abana basore bava ku itsinda rya Isekere nawe show ubwo niyo TV yabo kuri ubu ngubu niho wasanga ibikorwa byabo Isekere nawe gusa Isekere nawe Isekere nawe hanyuma bafiteyo Isekere nawe show Isekere nawe comedy bafiteyo umusirikare urya ruswa bafiteyo umumotari bafiteyo urugendo ruja kuri UN ubwo rero ni mukande muri no link iri munsi ya kino kiganiro ibashorere ibageze mu gikare ca Isekere nawe nugereyo kakirwa nibara ritukura kora subscribe hirya hari inzogera cyangwa se kengere biterwa naho wakuriye turamutse abantu mu gashoho Buja BJ nanone kandi turenga ingozi ku mutagano nanone kandi tugaruka ingozi abo bose ndabaramukije kubera kuko muradukunda nzi kuko muba muri tayari n'ibiganiro bya TV1 hanyuma rero nibagerayo barasanga ibikorwa byinshi ariko tugaruke kuri mwebwe kuri ubu ngubu imbogamizi ico mufata nk'imbogamizi ni kihe nyuma yaho mugeze iminsi muri no industry urakoze imbogamizi ntago zabura muri ikintu cyose ukora imbogamizi zo ziba ari ngombwa ikintu cyo kiba gihari imbogamizi zigenda ziba ni uburyo bw'ibikoresho uburyo dukora ariko nuko aribwo tugitangira wenda pole bigenda biza turabizi neza ko araho bizagera bigakunda kubera ko nubu ko twatangiye ndakeka siko tukiri pole tu bigenda biza buke ariko impamvu wenda abakunzi bacu babona tugenda dutinda kubaha ibirori ni ukubera ko wenda ni imbogamizi z'ibikoresho ariko pole bigenda biza ndakeka ko bizacamo sorry gato
baragwa amazi abasaza baba bahamagaye abantu bahemwe mu ambabarire Shadibu ukuntu ashaka muri kaza mwitabe inde Shadibu inde hello baby umva ihangane ndi mu kiganiro kuri MTV ibyo bintu urimo ntago mbikunze wewe turaza kuvugana umva Shadibu ihangane ndaza kuguhamagara ihangane umva oya ya message se nayibonye niba unkunda se simbizi nende uguhamagaye Niba ihangane Shadibu nyine ari ukuntu abari kumpiga inde ubona muri umunange yo Shadibu yakubuze na muri umunange saze yanyandiki Shadibu arakubura agahamagara muri umunange arimo arahamagara viye bite wowe umubano wawe na Shadibu man umubano wanjye na Shadibu ubu ngubu uyu ni impano yo nambaye bro ntago ubona umutima Emi aba yayikuruye uyu mutima ni uwa Shadibu man kangezeho mu gitondo arantwa dufite kujya ariko ukohereza impano cyane wose ubwo kumwohereza impano Shadibu man niwo nkunda cyane niwo nkunda cyane ariko kubura agahamagara viye niwe wanyatse urukundo nase urumva atari guhamagara viye amubwira ko umuhungu we yanze dufitanye gahunda yo kujya Dubai ariko ndi kuri mu yihangane nawe arayikunda turamuramukije cyane Shadia ni ukuvuga rero ngo Shadibu yakubuza ahita ahamagara umusaza man bigeze hasigaye ahamagara na sebukwe akampombaza ati mwamenyanye gute na Shadibu Shadibu nyine harukura agiye kubona mbona aranyandikiye tu ndamase ndagwa nimero yanjye arambwira ngo hari umuntu nyine ngo abonye posting ngo arankunda uri seri ariko kuri wowe umubano wawe nawe urashaka kuwemera ko ugomba kuba mu rukundo cyangwa no kubana nka brand sister ndacyabitekereza kuko yansabye urukundo turarumu sindamusubiza wamusubirije imbere y'abafana cyangwa musubirize hano musubize gasubiza Shadibu ikibazo abarwanya ntago babyumva akabura Shadibu ntiyakoze izina mani Shadibu tuba tuganirewe ibinota 40 ngiye ndoroshye ngiye uri kuri mu ndoroshye arakoze cyane reka tugaruke mu kiganiro y'izina kubera kuko bafite imigabo n'imigambi y'ibyo baba bagomba gusezeranya abafanizi babo niyo mpamvu tugaruka niba koko ari Shadia cyangwa se Shadibu turamuramukije koko nimba ari wowe wari uguhamagaye shout out to Shadibu none kure natwereke message ahubwo reka nyiguye unsomere kuri password unsomere ya nyuma yaretse kunyandikira yande message ya Shadibu unsomera hano babyumve some cyane abafara babyumve Shadibu agira n'umukono mwiza kuri telefoni we vuga cyane babyumve bro man ibintu bya business man no ntaga gushaka nk'umukunzi gushaka nk'umukiriya man nose ko mbona harimo za B n'ibiki business niba ari Shadibu nyawe man harimo za B kumva ibintu bya Kenya n'imitima nose umurara yaje ino Shadibu yaje hano singuwo Kennedy natubwiye kurara hano ariko ndi kuri ntago bya uri busy nijavamo uramukati nose zino ubonye ari ni foto nose foto ubonye ari message hanyuma iyi mitima ko nayaguhaye ariko dusomera message wenyine yavuze ati cyangwa agiye rekanye basomera Kennedy imeze gute kutari gufata phone sha ya gahunda ya Dubai wayishe kandi nari namaze kwishyura indege naho njya ati naho njya Shadia pore kugukansoringa isafari hanyuma abafanizi banyu kuri ubu ngubu bitegura iki nyuma yaho muri gukomeza kubaha ibitandukanye byiza bibasusurutsa bitegura iki imigabo n'imigambi kuri ubu ngubu mufitiye abakunzi banyu ni iyi Yes urakoze cyane twebwe migambi dufitiye abafana bacu no kubashimisha buri gihe dufite gukora cyane tubafite ibintu byiza imbere ubu tugiye gukora bazababona video nka kabiri mu cyumweru ko twakoraga rimwe bitewe n'imbogamizi z'ibikoresho ariko ubu ngubu birimo biragenda bitungana tugiye kubarekura imizigo myinshi cyane nabicyo basabwa kujya bareba yo tu bakomeze basanga bari kuri isekere nawe bakomeze barebere hahandi kuri wowe ni ukuvuga ngo icyo nababwira cyo hari abatabizi tubafitiye kabisa umuzigo wa movie igiye kuzaho bazatugaye ibindi abantu musangwe kuri isekere nawe kugira ngo mususuruke hariyo ibintu byinshi mbatuye yitwa urugendo ruja kuri UN aho umusaza abagira gute Kennedy bari kubwira umusaza ngora
Ukomvoyeri wa moto. Konvoyeri wo mu moto yayuriza abantu ku ngufu ari abagiye n'abatagiye. Agakubita nabi. Ariko kubera iki mutakomeje muri la story kubera koko urabona murasa n'abayidavayitinze muri kugenda muyikata ku ruhande. Sinzi impamvu rero kuri ubu ngubu hinjiriyemo za show n'izindi ira content kubera iki mutayikomeje mu gihe abafans bari mayikurikirana cyane ndetse banayisaba. Ya impamvu burasu ko twarabitekereje gusa kuyikomeza tubona ibindi bikorwa dufite tubona biri kwirya iri gusa nk'iri kuja hasi kuri ibyo bikorwa ariko kabisa gahunda iracyahari hari n'izindi dufite twakoze mbere dushaka gukorera nka part 2 ya nukuvuga ngo nabyo ntaho byagiye biracari muri gahunda. Tugarutse mu buryo bw'amaronko bwa financial isekere nawe n'abasore batanu mwihurije hamwe kugira ngo byibuze mubashe guhuza imbaraga dusuhuze Chan Boss dusuhuze Serge dusuhuze nanone kandi n'umusaza Lewis niba yarakize peroka muri filime amerewe nabi cyane ahora arwaye najya kwiyegereza mike. Hanyuma rero tugaruke rero kubiri hano hanze murabizi kuko hano hanze hariho ikintu amapfa y'amakwe abantu aho bukwe buri mu gupfa na gatanu bukwe buri n'iposho kandi benshi biri mu kwicwa na story imwe bagiye kwipimisha basanze umwe yanduye basanze umwe atwite basanze umwe yanduye basanze umwe atwite. Kuri mwebwe ico kintu murakivugaho iki murabona biterwa nuko bo baba bararangaye cyangwa murabona biterwa nasaga ibatejwe noneho nuko itorero riba ryinjiriyemo naryo rikaza kujya kubapimisha murakivuga iki nk'abantu bakurikiranwa na rubanda? Ya kuntu mbibona bibabaje wenda nta mpamvu zo kwishima kandi ibintu bisa nkaho bibabaje. Ya nukuvuga ngo impamvu bipfa wenda nuko niyo impamvu ubona babomboka cyane niyo ngiyo impamvu abantu babomboka cyane uzuja kumva wabombotse ukavuga ati se gicagiye uruki mu minsi amezi abiri ukamubona arabyaka akavuga ati se uyu noneho iwe bamwakiriye gute byagenze gute noneho ko umwana ko aravukira amezi abiri ariko ugasanga mbere mbese icyatumye abomboka ni bari barashakanye n'ubundi bari umugore n'umugabo. Ya nukuvuga ngo hano mugani w'abakecuru bazavuga ngo iki gihugu ngo twaje kukiboneramo ibitangaza. Nukuvuga ngo imico irasa nk'iyahindutse mbese ubu ngubu no kumva umuntu umukobwa utwite take iwe ni nko kumva ngo umuriro wagiye mu ikanisa ni ibintu biraho kandi Imana rivuga ngo muri Zaburi 25 nko kuri 3 ngo bava mu masezerano nta mpamvu ngo nibo bazahura na kesi. Nukuvuga ngo bano evangeliste Senegal nukuvuga ngo bano basanka bagira bari kuva mu masezerano ari nta mpamvu nukuvuga nyine ubundi nta kintu cyo tumuva mu masezerano nta mpamvu impamvu iruti yayo naniyi tayi impamvu iruti yayo buniyi tayi nukuvuga ngo bano bashukwa n'utuntu dutoya ni bino byaje ngo umusore ngo ntiyagushaka. Tugaruke none ku kintu cuko urashobora gusanga umuhungu n'umukobwa bari bafite ibanga baziranyeho mu buryo bahagaze ariko kubera kuko hari uwinjiyemo wa gatatu wabajanye kupimisha akagaruka kandi tubashingiraga umuntu aratwite ntitubashingiraga umuntu ararwaye. Ese bo ni bagito ese ikibazo nza nibaza ntibemeye gushingira umuntu rwose ubona bikwiriye kuko abantu bagomba guherekezwa kujya kwipimisha cyangwa ubwo n'ubuzima bukwiriye kuba ubwibanga hagati y'abantu babiri ahubwo hazagenda abapasteri batatu kubera bro kuno bimeze bajya bavuga ngo itorero niryo mubyeyi wa mbere agakurikiraho umuryango uvuka rero nimba revera ari we ushingira abantu agomba kumenya ngo muhagaze gutya uzarebe burya niyo abantu sindakora ubukwe ariko abantu babukoze tuya tuvugana wambariye abakoze ubukwe narabambariye ubwo hari bimwe nzimo iyo umuntu ajya gukora ubukwe hari amezi agera pastor akamugenzura akareba imyitwarire iki n'iki urumva rero ntago wagira wa munsi wo kujya kwipimisha ngo
uvuge ngo ntago njyana na revera ubwo revera bari umubyeyi agomba guhakikisha ko uri muzima nta kindi kandi itegeko ryo kwa muganga mu by'ubuvuzi rivuga kuko ubuzima bw'uko umuntu ahagaze bugomba kumenywa nawe ari ibyo ngibyo ntuzi ko iyo umuntu ajya kwerekana mu kanisa revera azahaguruka akavuga ati se muremera ko dushingira bano bantu abakristo bakavuga ati yego cyangwa oya kandi wenda ugasanga kiriya kintu ubona ari gikwiye arico man ndagikwiye kuko usanga ari igihe ujya uzana umuntu avuye kure tutamuzi akabamo umwe amuziho nk'akadefo yarabyariye iwabo cyangwa se iki ubu kuyo burangiye ninde nande basigara mu nzu umugore n'umugabo na pare na marene ariko nabo bagiraho bagataha aho ya nukunje ico ngicyo waruvuze cyo kwiyerekana ahubwo nje bankundiye boza berekana mu makanisa yose yo mu muhana nukuri ariko ari ikintu nza nibaza hari gubaza nk'umuntu azashakwa tuka urugambo nguriya ngo yarashatswe nguriya yarabyari iwabo bari pastor yaragurutse aravuga ngo ufite ikibazo kuri abantu natera ukuboko akamabura urano urugambo ngano noho ibaze atabikoze kuri wowe indowa isobanuye iki indowa nuko mpamvu bazibaza utaradohoka sindashaka kandi ariko biri hafi abura abantu b'imfura gushaka vuba shaka tugisimba ico kibazo ico tugisimba ikibazo cyo gushaka ese buriya uko leta uje gusezerana muri leta itazibanza ngo ijana abantu mu byo kuja kubapimisha sinzi wenda badukurikiye muraza kutubwira nimba leta nayo izija gupimisha ariko yo ibashe gusezerana abantu itabajije kubabwira ngo bamenye uko bahagaze wenda ngo executive uzabasezeranya aje guhagarara hejuru yabo ubona byo bitegwa niki leta kuriya ni nk'umuturanyi ni nk'umuturanyi leta ni nk'umuturanyi ni nk'umuturanyi ni kubifata ugereranyije n'itorero itorero ni umubyeyi naho leta no umuturanyi ni nk'umuturanyi ni ukuvuga ngo leta yica ibikeneye ni ukugira ngo ejo bundi nimukora divorce izamenye uburyo igabanya imitungo kubera iki Kennedy kubera ko umugabo n'umugore basezeranwa n'itorero ariko baje gutandukana bakaja gutandukanira kuri leta rero igomba kumenya ibyabo kuko leta imitungo none urumva icitwa gushingira ari bande bashingira kanisa rirashingira cyari hesha umugisha kanisa rirashingira mu kantu vanzemo ni ikanisa rirashingira gute uko hano huzuye abagabo n'abagore batazi na leta ni ico turi kuvuga nyine bariya iyo tuvuze mu buryo bwo gushingira guhuza abantu babiri mugahuza imitungo yabo mukagira gute ikanisa rirashingira cyangwa rihesha umugisha kuko abantu bashingirwa ni naho batandukanire man ikora byose ikanisa rikora byose hari abantu bari baje gutandukana bakaja ku ikanisa ati rero twagarutse mutubarurira imitungo dutandukane kuko nimwe mwadushingiye hari iyo bagiye gusengera abantu bamaze kwambikana impeta baravuga ngo tubaheshe umugisha aho rero no gushingira iyo bajya gushingira baravuga ati kadushingira abana bacu byose ni kanisa ahubwo najya ko kwaza nakibase iyo bagiye gutandukana kuki batajya kwa pasiteri impamvu pasiteri arababwira ngo uyu niwe muzabana karamata nyine kubera ko ari bo bashingiye uzamuzana ikindi kirego c'ubugoryi ngo mutandukane kandi arico yavuze none se nyine wumva ihesha umugisha niwe utazuza gutandukanwa umugisha ntutandukanwa ariko ishingira riratandukana nibyo naherekare nkubwira ubwo rero ikanisa rirashingira cyari rihesha umugisha ikanisa rizarishingira ariko ako kadeba tugatinzeho kugira ngo babyibuze dutange isomo runaka ahubwo leta izi senyayo ntiza bibaka ntizishingira none kurumva niyo bazabaje baguhambire wege tureba leta leta igusura kuwa gatanu kirageze wowe ubwo uravuga leta nawe uhagaze ku butaka bwa leta ubu butaka duhagazeho n'ubw'itorero cyane ubwa leta n'ubwa leta bro yes tugaruka rero nanone muri sinema haba hakenewe kuko dukora ku tuntu n'utundi kugira ngo byibuze dukuremo n'isomo ry'ubuzima abadukurikiye muraza kuba mutubwira itorero na leta igishingira ni ikihe n'igihesha umugisha ni ikihe umukoro kuri mwebwe mudukurikiye hanyuma rero tugaruka nanone ku bijanye na filime zanyu mu gihe rero abandi tugenda tugaruka ku biganiro bitandukanye twumva kuko batandukanye ubwabo hari ikihe cyizere ku bafanizi banyu kuko mwebwe muri timu y'abantu batanu adashobora kuzabaho itandukana twebwe intego yacu ntabwo ari ugutandukana intego yacu ni ugushyira hamwe tugaha abafana ibyo bifuza
twebwe muri gahunda dufite imbere yacu kuko wenda imbere y'umuntu ntago haba hazi ariko abafite intego tu intego yacu no gukora dushyize hamwe ntago dufite gutandukana tu ubona mwebwe muzahindura iki muri no societe nyamurenge mu gihe mwamaze kuza mugasanga hari ababanjirije nanone kandi nyuma yanyu nabonye abantu benshi mwatangiye kuzana mu makorabo yanyu urabona muzahindura iki cyane itandukaniro cyangwa se umwihariko wanyu ku bandi basanzwe bakina ndetse n'abazaza umwihariko wanyu ni uwuhe ya twebwe ubundi ikintu ca mbere twe twubakiyo nkayisekere nawe turaziranye kubera ko nzu uyu nguyu nzico nshobora gukora kibi kigatuma twotandukana ico ndacirinda twese turaziranye ya ico twebwe umwihariko wa mbere ni ukumenyana yego ica kabiri ni ukumvana ni ukumva ko muri twebwe nta muntu uri hejuru y'undi guca bugufi mbese umuntu wese muri twebwe aba yumva ari hasi y'undi sinakumva wenda ngo nimba njewe ngo ngira ide nyinshi zo kwandika ngo numve ko ari nje ufite isekere nawe uyu ntiyavuga ko ari nje uzi gusetsa abantu cyane ngo numve ko oya urumva na buri wese akumva ko aresha n'undi turi kuri revimo ya icyo ni ikindi kintu cyatuma twebwe tutapfa kumva ngo twatandukanye nza mbona ko tuzotandukanywa n'urupfu nka kurya ko abashingiranye urangarura ku bintu by'indowa cyane ati muzatandukanywa n'urupfu Kennedy iyo umugabo n'umugore bari kurahira bakavuga ngo bazatandukanywa n'urupfu utekereza ko ari uruhe rupfu baba bavuga ahubwo se mbere ntarasobanura cyane ari abarahira gutyo bamara nk'ukwezi bagatandukana urwo rupfu urwo rupfu kera rwageze kuri kubona umuntu ahagaze cyangwa ariko ko ndiye avuga ngo yapfuye ahagaze mfite mboneraho ubutumwa bwo kugenera abantu niwivanga mu ndowa y'abashakanye ukabatandukanya uzamenya kuko indahiro barahiraga ari wowe nta rundi rupfu bategereje uretse wowe wabashe kwivanga ku ndowa yawe igitandukanya umugabo n'umugore cyose ni urupfu waba uri umubyeyi wabo waba uri umuvandimwe wabo nuterana uganisha igitero ku gusenya babiri bahujijwe ku bumwe uzaba uri uwo ngo ukuvuga ngo nanjye akantu nakongera aho ngaho abantu mbese abantu bakunda abantu bashakanye mugomba kwihanganirana revera wacu n'ukunda kutubwira ngo kurya umugore muteretanye amezi 6 murashakanye kurya ntubumuze umugore ni wawundi uzaba uzi neza ko mwaburaye nta mafaranga ufite uri mu gitanda bakoma nyirinzu akomanga aje gukingura azi ko nta kintu ufite yamaze akubwiye ngo byukaga wishure kandi azi ko nta kintu ufite urumva rero ibintu byose no kwihanganirana ukareba ukavuga ati sinkuyu kubite mvuge nabigire guta ariko kwera ko ari umwe ni wowe mbese nakara ko mu mara yawe nakagufwa nubwo twe tutarayabona mu magufwa muracari gutyo ora muti paracari afite imbavu zose ntabwo giye zirarenga yani ngaho zirenga tu ese umuntu afite abagore babiri yarakuyemo imbavu zibiri ariko bombi kurya yari babiri ibibazo by'urushako byabinjiriye basha mbanza mwese yari ufite igiko nka dufite gahunda no kuvuga ngo nje kuntu mba numva ibyo byose ntago basezeranya babiri bagusezeranya umwe undi aba ari inshoreke nka kura kwa Salomo yari afite umwe n'inshoreke igihumbi no kuvuga ngo umugore aba ari umwe abandi nabo warafatiye ku ruhande kuri wowe tugarutse mu bintu bya relationship hari abantu basigaye bakundana icumweru kimwe ubwo ni iyinga rimwe ibyumweru bibiri ubwo ni amayinga abiri gutyo ugasanga abantu baragiye kandi barabanye utekereza kuko urukundo kuri wowe igisobanuro urukundo ni ikintu kigomba gufata igihe kingana iki hagati y'abinjiye mu rukundo ubundi ubonye ngo wihanganiye urukundo mbese icashoboza umuntu bisaba igihe kingana iki bisaba iki kukugira ngo umuntu akundane n'umuntu birashoboka ko akunda umuntu mukibonana cyangwa birasaba ya myaka ingahe n'umunsi umwe none kubera iki we wanengaga ngo mu rukundo bagomba kuba hamezi ngewe impamvu mvuga uko nguko se hari urukundo ruri kwinshi hari urukundo rwo kwihanganira hakaba n'urukundo nyine
kavuga tura agira ishusho ryiza ndamukunda ubwo ni urukundo rumwe hakaba rundi urukundo vuga tura iteka ngiye gusenga ndavuga ati Imana uzafasha uriya muhungu bwo kuzirikanana ni ukuvuga ngo urukundo ruratandukanye sinzi urukundo ruri kumbaza navuze urukundo relationship y'umuhungu n'umukobwa ubwo ngubwo nubwo kubanza mukiganaho ako ico kibazo sinje kireba reka arako Senegal muramurenganya ntago yigeze akundana ngiye aho ngaho ibyo yaravuze ngo ugomba kumumenya umunsi umwe biba bihagije ntago ari byo ugomba gukundana n'umuntu wamenye icyo akunda icyo yanga kugira ngo ujye umenya n'ukuntu mwitwaraho ahubwo wakwibase abantu bajya bakundana n'abantu bataziranye urugero wenda nkundana n'umukobwa uba hanze ugasanga umuntu ntibarabonana nta muzi ntigeze amubona usibye amafoto niho handi umukobwa agera hano ukagira ngo se wabonye rero ngiye ikizima cyo rumva kugira ngo urukundo rube nyarwo rufatike ni uko ugomba kubanza kumenya wa muntu ukamenya imico yiwe ukamenya ngo akunda iki yanga iki kuko ushobora kuzana umuntu utamuzi akazakubera ikibazo n'umuryango wakubera intambara kuri wowe umukobwa mwiza kuri wowe wakunda n'uteye ute n'usa gute n'umeze ute umukobwa mwiza kuri njye uko nyine uko mbyifuza agomba kuba uko nifuza ngewe uko wifuza ni ukuhe niko dushaka wirongo amarangamutima yagarza hano kuri MUTV ari mwiza afite umutima mwiza nubwo ntareba imbere akandi kajya ngendera urabona ko ndi igikara ndi igikara amashaka wa muntu w'akayobe noneho Shadiba arimo siyo mpamvu navuga ira Shadiba niyo mpamvu nkundana na Shadiba araniciye nashaka kugira ngo numve ko characters zose ugira Shadiba ahita akuramo igisubizo cyiwe Shadiba siyo mpamvu mukunda ni inzobe ni inzobe karemano cyane inzobe Shadiba ibyiwe nubwo yashyiraho n'ibindi ku ruhande afite ifaranga buriya uramwemera cyane nawe arabizi ahubwo tugire turangiza njye kumureba tuvugane Shadibo niba ukurikiye MTV1 abana basura ati buriya narakwihebeye nubwo uri guca hirya ugahamagara sobukwe ariko nanjye sinorohewe buriya murimo kumukundira amafaranga Shadiba mani ahubwo niwe unkunda cyane njya nibaza niba yarankundiye iki ese ko umuntu yaje gukunda agira ibyo ashingiraho umuntu ashingiye ku mafaranga aho ntiyakunda bro ibyo bintu ntabwo njya mbyemera kubera iki ibyo byo gukundana n'umuntu ngo nuko afite ifaranga kubera ko ukundana n'umuntu kubera ko afite isura kandi yo kora accident akantu ushyizemo siko ngereka sobanura impamvu ntakunda umukobwa ngo nuko afite ifaranga ushobora kumuzana burya abakiriya abantu baturusha ifaranga ujya usanga akenshi nta mahoro bafite nta mahoro ushobora gushaka umukobwa uzi ngo afite ifaranga azagufasha ariko mu rugo rwanyu mukabura amahoro bigasanga birutwa nuko wazana wa muntu umukene ntaribi ugakundana na wa muntu nyine uzi mu buzima bwo hasi niwe usanga murakundanye rwa rukundo rwanyu rurazamutse mugasangira ibyo mubonye naho wa wundi ukurusha n'ifaranga wenda urugero ushatse umukobwa undusha ifaranga usanga akenshi antegeka ngo ugira gutya kubera ko ni nk'aho ari we mugabo ikibazo ndaza gukubitwa n'imva hano hari umuntu unsuhuje mva Shadiba arakumara Shadiba ni umugabo akaba n'umugore kuko byose arandusha byose arandusha ni ukuvuga ngo gushaka umuntu ukurusha amafaranga nta mahoro bro usanga agutegeka agira gute akora none umutwe w'urugo n'iki ni umugabo none se buri cyo nabaza amafaranga ntago ashobora kuba umusemburo mwiza nanone kandi wo gutuma abantu bagira amahoro mu rugo kubera ko ntaco mubura birashoboka nyine ashira gute mukora iyo muvuga ngo amafaranga arashira kandi tuza bayagwijije bamushingiye ku agataho tutibagiwe nabo yashiranye abo yashiranye nibo bake kuruta bayagwijije ku isi bakoze urutonde rw'abakene ntibarakora urw'abakene wari wabona liste y'abakene nuko ari benshi nuko abakene ari benshi sicyo b'amafaranga yagiye arashira reka tugendere ku citegererezo c'abantu kucyo abantu bizerera muri negative nukuvuga ngo impamvu abantu bura urukundo rw'amafaranga tuvuge nimba ari umukobwa ufite amafaranga erega ugomba gutekereza amafaranga ugatekereza unayabuze
wa muntu wagukundiye amafaranga ni ukuvuga ngo we ntagukunze akunze amafaranga ariko nimba umuntu agukunze ufite amafaranga akagukunda ufite amafaranga ni wa wundi rero wanabura akagukunda. None se akabazo nibaza tuzi ko hari umuntu ushaka cyangwa se ukunda umuntu kubera ubwiza bwo mu maso bwacu umuntu muri kuri moto agakora isura ikaba inkovu gusa wamwanga? Niryo shiraga ry'ifaranga naryo shira ryo mu maso gusezerana y'abantu bajya gusezerana yavuga ngo tuzabana mu byiza no mu bibi. None se kuki ibyiza muri kwikwepa ngo byazamwe agasuzuguro no kubura amahoro? Ifaranga bitandukanye no kubisura biratandukanye gute? Ifaranga iyo ukunze umuntu ufite ifaranga nabyita nko guhahaza ariko nanone biterwa n'uwo ari we kuko hari abo tuzi benshi ugasanga umugabo ntakora umugore n'ufite akazi burya biterwa n'imibanire yabo kandi ntibibuze umugore kumwubaha ngo nuko ari ufite amafaranga biterwa na ba nyir'urugo tu. Abadukurikiye muri comment muraza kuba mwunganira ibitekerezo byanyu uko mubyumva bibutse kuko aba basore bava mu itsinda rya Isekere nawe ubwo rero wamanuka uciye kuri no link ariko nanone kandi nimba uje ukaba wasimbutse ikiganiro wenda ukaba ugeze aha tugeze ukaba ukibona utarakora subscribe ukora subscribe like comment na share kugira ngo tubigeze henshi no kuri benshi igihe kigufi kandi ciza kugira ngo tubashe kuachivinga target yacu. Gahunda gusa nimwe nuko dukora tuzirikana abandi tudasigana tugererayo rimwe hamwe mu mwaka wo kuba umwe aho ni kuri TV1. Gahunda rero ntabwo ari yindi turi kure yico twiyemeje kubakorera ahubwo nuko tugomba kubaha umurimo akazi umunsi ku wundi kugira ngo byibuze tutabatenguha kuko mu ntego yacu umunsi tiba biri kuri gahunda. Hanyuma rero kuri wowe ico mwari mugarutseho ati gushaka umuntu ufite amafaranga birashobora kuba imbogamizi yo gutuma habaho kutubahana ko mu rugo ariko se ubukene bwo ntibushobora kuba intandaro yo gutandukana hagati y'abashakanye? Bibaho. Hari igihe ushaka umugore wenda kubera ko iyo umuntu kimushaka mwamukundanye mutaranasanga budget ubuzima bukiyoroshye ataragusaba amasabune n'ibindi. Nanjye Revera yaje buneravuze ngo ubu yishaka kumenya umugore nyawe nako muri abana b'ikanisa turamuramukije cyane Revera bizi Revera wacu hano yaravuze ati ushaka kumenya umugore nyawe umubona kurasuza Revera wawe ngo Revera wacu hano ngo ari ku mutima nyine nitavuge ngese umubyeyi yatubwiye ati ushaka kureba umugore nyawe umubona muri bya bihe muri mu bibazo kuko iyo mutangiye muri mu bukwe mukirangiza ubukwe mukundanye ya mazina nyine ntavuze kuko sindabigeraho ugasanga barakundanye Shadiya ntarayakwita ajya yanyita ahubwo sinavuga nyita menshi ni menshi ntabwo nasubira murumva none aratubwiye ati burya umugore mwiza umubona mugeze muri bya by'ibibazo kuko abantu bagikora ubukwe usanga barashyize ibintu byose hamwe amafaranga yo kwishyura inzu baricyo nk'amezi angahe ariko iyo bya bintu byose bishize nibwo umenya umugore nyawe. Aratubwiye ngo umugore ni nk'umwana umugore ajya kwaka amafaranga azi ko wiriwe mu tutagiye mu kazi urumva rero aho ngaho bimeze ibyo ngo ifaranga byatuma koko mushwana ariko kandi byaterwa n'imibanire mufitanye. Nico twavuze noneho c'ubukene nabwo bwo mu rugo ntibushobora nabwo kuba intandaro yo gusuzuguza umugabo kubapagani bibaho ariko wo nguwo none se kuko ibiriya byo biba kuba Kristo ifaranga nimbi ku mukristo no kuvuga ngo man iyo ni imyumvire abazungu badusizemo yo kumva ko ifaranga ari ikibazo ariko kurya mugani wa Jipoli nyakwigendera aruhuke mu mahoro. Ni ukuvuga ngo byaba bimaze iki kuba ufite ubutunzi ubuzima bwawe mbese ukabiharira iby'isi ariko iyo wisunze Jehova ni ukuvuga ngo nta kintu cyatuma ushwana n'umugore ni handi story ya Yobu ntuyizi Yobu ntiya ibintu byose ntibyamuvuyeho umugore kera atangira kumubwira ngo sukuma iki ariko ni ukuvuga ngo iyo uri mu mana byose birashoboka nta mana nta buzima. Abasore ati burya kandi no kuba dusetsa tuba tuzi n'iby'ubuzima bw'indani ku bugingo ariko kubera ko abantu iyo bijiye muri industry ya cinema comedy ndetse n'ibintu bya security akenshi bakunze gufatwa nk'ibirara kandi mu magambo mugenda mugaruka ku bintu by'iyobokamana ikanisa ababyeyi ikanisa umubyeyi
bigaragara ko koma mwitorero kuri mwebwe mu bifata gute ndetse ni n'ubuhe butumwa mugomba kugena nyuma yaho hari ubutumwa bw'umwe mu bashumba bagiye kuri YouTube ubwo ni mu badushumbye hano hafi tutagomba gutinyuka tuvuge mu izina ku kinyamakuru aka yabivugiye mu kiganiro yakoranye na BMC muvandimwe Bonfils Gapangwa ni kiganiro uwo mushumba yahakoreye aho yavugaga kuko bari abasore bo kuri YouTube gusa ari abashaka indamo zabo ari abashaka views muri make mutanakijijwe mubivuga iki ni mwebwe gayabwiraga nabandi bameze nkamo okay umushumba nyine tumwubahe ariko ndibaza ibi bintu turimo hari abantu benshi bitunze kandi ikintu cyose kigutunze ahubwo ugomba kugishyiramo imbaraga cyane rero ubu bwoko bwacu tugira n'ikibazo cyane ugasanga abantu bishyizemo ibintu ngo filime ibiki ngo bituma ngo umuntu abikirara ikirara iyo ujya kubikirara wabikirara no mu bindi kuko buriya n'abantu baririmba basenga bagira gute usanga nabo bavuga nabi nta muntu utavugwa nabi rero ibi bintu ahubwo yaba twabigiyemo dutinze iyo tuza kubimenya kera tuba twarabigiyemo kera kandi abidufitiye inyungu ubwoko bwacu nyine baracyafite ya myumvire y'iwacu genda umvaga bayireka ahubwo bakadushyigikira bakadushyigikira tugakora ibintu bizima urugero rutomba ariko ndi gutanga ingero zo muri biya ni ukuvuga ngo sinzi nimba ari fene hasi sinzi wa undi batereye icumu mu ihema ari gukora icyaha nihe yari ari kubikorera mu ihema sindani mu rusengero nose ubwo ngubwo ahantu hose ntakuvuga ngo nimba ngiye hari hanze gukina filime si wasobanura icyaha no mu ikanisa barabihakorera so ni ukuvuga ngo nta hantu wahera uvuga ngo umuntu uri gukina filime biterwa n'imyumvire y'umuntu cyangwa se abo ngabo bari bari gukora ibyo abo bavuze ko niba ari abasore bo kuri YouTube kandi nibo mubarizwa bo bakomeye namwe muri abo yabivuge muri rusange ni rusange ntaco mvuze ntaje narenzaho ariko ni ukuvuga ngo nta mutima mubi nta mutima mubi tugana ku musozo nimugira ijambo byibuze muza gusezera ku bafanizi banyu kugira ngo byibuze tube tunongere tunabatumire hano nitwongera kubatumira muzadutumikire muze kugira ngo mubashe kuganiriza abafanizi banyu buri wese mu ijambo rimwe asezera ku bafanizi biwe nanone kandi tuboneraho n'umwanya wo kubashimira kubera kuko muri inshuti muradukunda tukabakunda turumwe kandi tuzagereraho rimwe twese yarakoze ndabaza uyu wacu akabazo kamwe nvuge n'akantu gato reka mbanze mvuge ndamubaza nyuma ngo witegura ngiye kuza ni ukuvuga ngo nje icyo mbabwira bitegure muvi igiye kuza reka mbaye akantu gatoya ni ukuvuga ngo bazayikurikirana niyerekeye ibintu byo mu ishuri byo kwigisha iyobokamana ni ukuvuga ngo iyo mukati muza mwumva mu ikanisa twawugaruye muri filime ni ukuvuga ngo kabisa tugiye kwiga ibintu by'iyobokamana stile biri muri komedi ariko kandi imfashanyigisho ni ukuvuga ngo umuntu ntuzi umenya aho yungukira twaravuze twabatekerejeho bagatereka tuzanemo n'iyobokamana ikibazo mbaza uyu wacu urabona tuvuge utereta umukobwa w'umuganga kubera akazi kenshi mushobora kuba muri kumwe ugatumva ati sheri ndi kumva mfite inzara agahita akubwira ngo wafashwe ryari kubera ko kwa kundi bakunda kubaza abantu ukavuga indwara ahenze akavuga ati wafashwe ryari agiye nko kwandikira imiti ubwo none ari umucamanza uteretana n'umucamanza yakubwira uteretana n'umucamanza kubera ko umucamanza ajya gushinja ikintu nawe ukisobanura muri uko kwisobanura wenda akakubaza ati se ufite gihamya rero iyo ubwiye umukobwa w'umucamanza ati sheri ndumva ntameze neza ndashonje wa mucamanza kubera akazi yamenyereye ahita agusubiza se ufite gihamya y'inzara niyo challenge yo gutereta umukobwa w'umucamanza umucamanza atavuga ati ufite gihamya y'inzara ufite gihamya yuko ushonje aba na ngombwa ashaka kugufunga da kubera ko nta gihamya y'uko ushonje nta gihamya cy'inzara ufite ntibapfuye ntibarutse ntibagize
arakoze cyane reka tubashimire mwebwe mwasashe turago twanyu kugira ngo dusangire ibiganiro kuri MMTV1 undi munsi abari andi mahirwe turi barya mutuma tukabatumikira kubatsengwa ntibiba mu ntego y'uyu munsi uyu ni umwaka wo gukorera hamwe mu bumwe mu mwaka wo gusoreza twese hamwe nta numwe usiga uwundi barya rero mwitwaje kugira ngo byibuze mwe mwasenya abandi mbibutse ijambo rigira riti hatabayeho gutegura bato uyu munsi nta bakuru bejo hazaza tuba dutegura nanone kandi urwanya utiteguye guhunga abayigemurira umukoro adashoboye ciao ciao kabisa